Marayika w'Imana arababwira ngo no, ibintu byahinduye isura, timusubize muri ya nzira mwaciyemo. Niba mwaraje na Trinity nimwurire indege, fate Rwanda ya mugende. ninjizo wo kwinjiza mu ndege bwa mbere. Komera Imana amashi. Ninjewe nzakwishura numva mu bahungu biri ya ruguru. Ninjewe ugira imodoka nziza imbara. Umuntu wamfashije n'umuntu ntazi, nanje numvishije sinza nkunda kuvuga ibintu nzanyama nicecekera nkamanyomboka bukebuke, ariko je vais faire. Yari inyangamugayo, ndetse n'uriya mugabo bari muri fiançailles batarabana witwaga Yosefu, ngo nawe yari inyangamugayo. Ngo Kristo ngo yaje nyuma, ngo asanga Yesu, ngo igihe umwuka wera w'Imana yamuzagaho ari mu butayu. Bana sifiwe. Haleluya. 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 Yavukiye ngo mumuvure. Baratanga mumuvure. Ntabwo byumvikana. Akora imirimo myinshi, akora n'ibitangaza. Arasoza akazi k'uwo munsi. Bibiliya irambwira ngo yikira mu bwato ngo barebe ko babona akanya gato ko kuruhuka, ngo bagere hakurya. Abantu baba bamenya amakuru barabakurikira, ngo bagereyo. Yesu arabareba, arababaza ngo none se tuvuge ko ari urukundo rwatumye mugira ishaka n'umwete byo gushakisha aho ndi mukahamenya mukahansanga, cyangwa ni ya mitsima mwariye? Haleluya. Cyangwa ni ya mitsima mwariye nibateye kunkurikira? Haleluya. Haleluya. Hari impamvu nyinshi zijya zituma dukurikira Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo icyambere ngewe nuko yanguye mu byaha, aravuga ngo kandi ngo yangabiye ubugingo buhoraho. Wakurikiye Yesu uciye muri herembe? Wakurikiye Yesu yaguhamagaye mu buhe buryo? Witabye Yesu yagusanze he? Bana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu Yesu yarantangaje iyo somya amakuru yiwe. Turatambagira mu isezerano risha, ariko muhame mu ijambo rivuga ngo Herode atarapfa hari ibintu bitazakunda. Bana sifiwe sana. Amen. Umunsi umwe Yesu baramufashe bamuzanira umugore bari bafashe asambana. Baramubwira ngo mwigisha, uyu twamufasha asambana, kandi mu mategeko Mose yaduhaye umuntu wafashwe asambana nukumutera amabuye mpaka arangije. None wowe urabivugaho iki? Haleluya. Amen. Bibiliya irambwira ngo bamubajije icyo kibazo ngo kugira ngo bamugerageze, nta jambo yigeze abasubiza. Bibiliya yanjye yarambwiye ngo yunamye hasi ngo asa n'uwandika, ngo age kunamuka asanga aba bantu bose baregaga wa mudamu nta n'umwe uhari, bose bagiye. Abaza wa mudamu aramubaza ngo ba bandi bakuregaga bari hehe? Mudamu arasubiza ngo ntabwo mbazi. Yesu aramubwira ngo genda nange singuciriyeho iteka, ariko ntugasubire gukora icyaha. Iyo message yari full package yo kugaragaza imbabazi z'Imana. Rwari urugero rwiza rwo kutwereka ko dukwiye kubabarira. Amen. Amen. Rwari urugero rwiza rwo kubona mugenzi wacu
waguye mu mutego w'icyaha ntitumujyane hanze, tugomba kumubabarira. Bana sifiwe sana. Hallelujah. Bibiliya yarambwiye ngo mu ijuru umunsi umwe habaye inama bashakisha umuntu uza hano mu isi gucungura umuntu. Inama iraterana, inama mu ijuru. Imana yari ihari, Yesu yari ahari, abamarayika bari bahari, ibizima byari bihari, b'abantu bose babiriye hejuru bakomeye bari bahari. Ubwo bashakisha umuntu waza gushakashaka kwizera wari warapoteye, ngo habura n'umwe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngo Yohana abyitegereze, ngo asuka amarira menshi cyane, ararira. Bundi bajya bavuga ngo abagabo amarira yabo ngo azatemba aza mu nda, ngo ariko Yohana yararize, amarira aramanuka, arahogora cyane. Yesu ngo mwitegereze, aramubwira ngo wirira Yohana, reka kurira, reka kurira, reka kurira. Dore intare yo mu muryango wa Yuda naranesheje. Bana sifiwe sana. Amen. Imana ikora operasiyo mu bumana bwayo, yemera ko Yesu avukira mu nda y'umugore witwaga Mariya. Amen. Yemera ko avukira mu mugore witwaga Mariya. Nasomye Bibiliya yanjye irambwira ngo impamvu Imana yatoranyije Mariya kugira ngo Yesu abe ariho aca, ngo nuko Mariya ngo yari inyangamugayo. Amen. Inyangamugayo ni ijambo rirumvikana. Yari inyangamugayo, ndetse n'uriya mugabo bari muri fiyansaye batarabana witwaga Yosefu, ngo nawe yari inyangamugayo. Amen. Amen. Hari igihe Imana igikenera abantu b'inyangamugayo muri twe kugira ngo ibatume. Si buri wese zipfa gutuma, ntabwo ari buri wese Imana igipfa gutuma. Bana Yesu asifiwe sana. Amen. Mariya na Yosefu barashidikanya. Imana ituma marayika wayo, aragenda ajya kubibumvisha, barabyumva. Operasiyo irihuta. Mu muhanda ngo babone Mariya aratwite, baratangira baravuga. Namwe nimwibaze, iyo tubonye umukobwa umwari muri karitsiye yacu, mu muhanda tubamo, muri korali, mu ikanisa, aratwite, uzugenda ukabwira kado ukamubwira ngo wawa ngo kwizera. Bana sifiwe sana. Amen. Ariko kubera ko Imana yari yarababonyemo ubunyangamugayo, izi ko bazabyihanganira, kubera ko yari yarabarebye ikabapima, ikabona ko icyo kigeragezo bazakihanganira, ntibigeze babumbura akanwa ngo bavuge ijambo habe na rimwe. Igihe kiragera, Yesu aravuka. Igihe kiragera, Yesu aravuka. Ndamare kuvuka, Bibiliya yambwiye ngo abanyabwenge bakababaza amakuru. Noneho ngo baragenda basanga umwami Herode, ngo bajya kumubaza ayo makuru. Arababwira ngo nimugende, ngo mujye kundebera, ngo nimusanga ari byo koko, ngo muze mubimbwire. Narasomye sanga bari abanyabwenge bagiye, ntabwo bari abanyabwenge bano bize biology na chimie na math na physique, ntabwo bari abanyabwenge bigiye kuri Université Nationale ikomeye cyane yo muri iki gihugu, ntabwo bari abanyabwenge bigiye kuri Harvard, ntabwo bari abanyabwenge bigiye ahandi wigiye.
biravuze ngo bari abanyabwenge bari abungeri babaga mu mukumbi w'inka bazirarira ku manywa na nijoro. Bana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Bari abungeri babaga mu nka. Nibo bagiye ngo bagende basanga tipe ngo yavukiye ngo mu muvure. Baratanga mu muvure. Ntabwo byumvikana. Bana sifiwe sana. Amen. Bibiliya irambwira ngo bajyana amaturo ngo bajya gutura umwami Yesu, ngo bakimara gukora iyo operasiyo ngo marayika w'Imana ngo arababwira ngo nimugende, ngo baragenda batangira ya nzira baturutsemo, ngo bagere imbere marayika w'Imana arababwira ngo no, ibintu byahinduye isura, timusubize muri ya nzira mwaciyemo. Niba mwaraje na Trinity nimwurire indege fate Rwanda ya mugende. Bana sifiwe sana. Herode ngo ategereza za ntumwa ko ziza. Arahebura mushumba. Ategereza za ntumwa yatumye wabagamo. Arahebura. Muge mugira ibanga ry'akazi. Muge mugira ibanga ry'akazi. Buri kazi kose kagira ibanga. Kandi nubona uri umukozi wa kampani runaka, ugira ibanga ry'akazi muri kampani yawe, no mu buzima bwawe ntabwo uzabugira. Umusirikare iyo afashwe mateka aza yemera agapfa, urupfu rubi rw'agashinyaguro, ariko ntashobora kumenya ibanga ry'akazi. Ni nayo mpamvu iyo bagenzi biwe babonye abaye kajureti bakora ibishoboka byose kugira ngo batamusiba, kugira ngo aduye ataza kuza akamukuramo amakuru. Bana sifiwe sana. Amen. Ujye ubika amakuru y'akazi neza. Bana sifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Bibiliya yabwiye ngo marayika w'Uwiteka Imana ngo asanga Yosefu na Mariya aho bari mu kiraro n'umwana, ngo arababwira ngo ubu none ahangaha nimuhaguruke mufate umwana mugende muve muri Isiraheli mujye muri Egiputa. Ari operasiyo ngiye gukora kandi sinayikora. Umuririmbyi waririmbye aravuga ngo jya wumvira umwuka uzugwiza urukundo. Ati Imana izivuga neza yo. Imana izivuga neza. Irababwira ngo nimurebe ivarisi mushyiremo imyenda y'umwana. Murebe. Mwegeranye utuntu mutore isafari muve muri Isiraheli mugende muri Egiputa. Hari operasiyo ngiye gukora, ntabwo uyu mwana yatangira akazi agihari. Bana sifiwe sana. Amen. Bibiliya yabwiye ngo Herode ngo aragerageza akora ibishoboka byose ngo ashakishe ukuntu yagera kuri Yesu, ngo arabibura, ngo atanga itegeko ngo umwana wese umwana wese w'umuhungu ngo mumwice uhereye ku mwana w'imyaka 2 ukageza kuvutse. Bicamwo n'abana bari barabaye ibikuri b'igwingire w'umugabo warashiri. Ariko aho abantu bize teoloji hari ukuntu baza bahavuga tubashize ibiki. Tuzamurira Imana ibiganza dutange haleluya. Arababwira ngo nimutore ibikapu muzinge mugende. Hari operasiyo nshaka gukora kandi sinayikora mukiri hano, birasaba ngo mubanze muhunge mugende mujye muri Egiputa. Kubitamo twumve isafari yawe ko yagenze.
bajya muri Egiputa ngo babayo. Amaze abana b'abahungu bararengana yemwe ngo barapfa. Bibiliya iravuga ngo uwo mudamu urashe bararira barahogora ngo ndetse yanga no guhozwa ngo kubera ko abana biwe ngo batari bakiriho. Haleluya, haleluya, amen. Herode yagiye kugenda azahitana ibintu byinshi, azatwara ubuzima, ariko reka butwara ni ngombwa ko agenda kugira ngo Imana yavuze gisohore. Ni ngombwa ko agenda kugira ngo Imana yavuze gisohore. Mana sifiwe sana. Haleluya, Haleluya, haleluya. ngo Herode ngo amaze gupfa ngo marayika w'Imana asanga Yosefu na Mariya na Yesu, arababwira ngo opération déjà finie, opération déjà terminée. Ni kiri gihe cyo gutaninga back, kiri gihe cyo gusubira muri Israel. Herode yapfa. Kweli. Fata umwana na nyina, fata umwana na nyina mugende musubira muri Egiputa. Operasiyo yarangiye, ibintu byagenze neza. Operasiyo yarangiye ngo ku murongo wa 22 hambwiye ngo yumva amakuru yuko umugabo witwa Arikeya ngo yimye i Yudaya. Bana sifiwe sana. Ahase Herode atinya kujyayo. Arikeya niwe wari wasimbuye Herode, ngo yumva ayo makuru ngo atinya kujyayo. Wari kumwami Imana ngo aramubwira mu nzozi ngo genda. Yego. Waragenda ajya mu gihugu k'Galilaya ngo atura mu mudugudu witwa Nazareti, ngo nirwo ibyanditswe n'abahanuzi byavuzwe n'abahanuzi ngo byasohoye. Bana sifiwe sana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Paulo yandikiye abakorinto arababwira ngo mu gice cya 2 arababwira ngo igihe nagambiriraga kuzi wanyu ngo nta kindi kintu kigeze kingenza, nta yindi ntego y'urugenzi nari mfite muri ngewe, undi mwenda nari natoye safari ifite intego imwe gusa, ngo byari kubabwira ngo Yesu Kristo gusa. Bana sifiwe sana. Haleluya. Hari haradutse ikibazo mu bakorinto ngo hari haraje abavuga butumwa ngo bagora ku butumwa bwiza, ngo bakavuga ngo nguriya Yesu mubona ngo arukwe, ngo ndetse na Kristo ngo arukwe, ngo n'abantu babiri batandukanye, ngo Kristo ngo yaje nyuma ngo asanga Yesu ngo igihe umwuka wera w'Imana yamuzagaho ari mu butayu. Bana sifiwe. Haleluya. 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 Ngo Yesu Kristo ngo ari ku musaraba ngo amaze kuvuga ririya jambo rivuga ngo byose birarangiye, ngo Yesu ngo yatanga, ngo Kristo ngo yavuye muri Yesu ngo aragenda, ngo Yesu Kristo ngo asigara wenyine. Nibwo yabandikiye arababwira ngo mwabakorinto mwe ninde wabarose
ninde wabaroze mwatangiye iby'umwuka none muherutse iby'umubiri. Bwana Yesu aziviwe sana. Hallelujah. Ninde wabaroze? Yesu ashimeka. Yesu ashimeka. Amen. Amen. Uyo mwami Herode ye walitwaziri icyanyo mwami. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo byari gukunda ko Yesu Kristo atangira umurimo Herode agihari. Byari gukunda, nta nubwo byari gukunda yuko akura Herode agihari. Byasabye ko abanza akagenda. Hari ibintu bigomba kubanza kugenda, hari ibintu bigomba kubanza kuvaho, hari ibintu bigomba kubanza kuvaho. Bwana Yesu aziviwe sana. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo byari gukunda ko Sara na Aburahamu babona Isaka Hagaya akiri mu rugo rwabo. Ntibyari gukunda. Ntabwo byari gukunda. Ntibyari gukunda. Ntibyari gukunda. Ntabwo byari gukunda ko inkotanyi zifata igihugu Habyarimana akiri ku ngoma. Ntabwo byari gukunda. Ntibyari gukunda. Hari ikintu uzi mu buzima bwawe kikugoye, ndetse hari n'icyo utazi, hari n'ibyo ushidikanyaho ko bishobora kuba ari byo bikugoye, ariko tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Tugiye kubwira marayika w'Imana ngo akore operasiyo muri uyu mugoroba. Biriya bikugoye, biriya bikugoye uzi, biriya bikugoye utazi, bive mu nzira kugira ngo isafari yendere. Ndio. Muve hasi dusenga Imana. Hakinanira Imana, hakinanira Imana, ibyo yavuze kuri wowe no kubikora izabikora. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nazira. Yesu niwe zira y'ubugingo kuri ntuzayoba. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nazira. Yesu niwe y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. N'ukuri we, n'ukuri n'ukuri we, n'ukuri we, n'ukuri we, n'ukuri ntuzayoba. Ako mumeze. Paso wanje hapa. Hari ibintu bigomba kubatomba uyu mugoroba. Nelo. Nukuri. Imana iyo izeye byose birashoboka, 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 ntakinanira. Imana iyo izeye birashoboka, 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 birashoboka. Watinze we Mana mu izina rya Yesu Kristo, Himbaswe na Israeli. Imana ya Israeli, Amen. Mana mu izina rya Yesu.